Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni irya mituweli, ndetse mituweli bajya bavuga ngo iravuza ariko nizura. Ni mu gihe abaturage batuye mu murenge wa Bugesera mu karere ka Rubavu bavuga yuko ibisebe cyangwa inguma bitavurizwa kuri mituweli mu gihe bajya kwivuza, nibabavurire kuri mituweli bakabohereza kugura imiti hanze. Nje rero kubamara impaka kwa kino kintu kijyanye na mituweli mu nkurikirane kandi mu nyumve mu ntega amatwi. Umuntu ufite mituweli cyangwa ujya wivuriza kuri mituweli, biragusaba ngo untege amatwi wumve amategeko ya mituweli. Bivuze yuko umuturage uri mu cyiciro cya mbere cya mituweli iwe yagiye kugura nk'umuti w'ibihumbi birenga 5. Ukuvuga ngo ikintu bamufasha yishyura ibiceri 200 bitewe n'iki nuko ari mu cyiciro cya mbere. Bivuze ngo ntago yishoboye, yishyura ibiceri 200 ubundi yarangiza agahabwa imiti akagenda akavurwa cyangwa akivuza agakira. Bivuze yuko mituweli mu cyiciro cya mbere ni icy'abakene, noneho mu cyiciro cya kabiri noneho ni icy'abakungu. Abakungu n'abakene biratandukanye my friend. Bivuze ko wowe uri mu cyiciro cya kabiri ukajya kwivuza kuri Centre de Santé ahiva ikagera, umuti ugura ibihumbi nibura 20 baguhera inote y'ibihumbi 2. Bivuze yuko rero ndagira mbanze nsobanurire abantu bose cyangwa abanyarwanda babyumve, umuti ugura ibihumbi 10 baguhera 2 kuri mituweli. Aha noneho wa undi mu cyiciro cya 3 cya 4 n'icya 5 rwose aho ni wo muturage rwose arimo wibaza ngo bari kumuca amafaranga menshi kubera yuko bamwohereje kujya kugura imiti hanze. Ni mu gihe ibitaro iyo nta miti bifite cyangwa imiti ushaka cyangwa imiti uri gusaba iyo nayo bafite, bakwandikira akantu k'agapapuro ukajya hanze kuri farumasi ugafatayo imiti ukajya kwivuza. Nyeka ko iki kintu mu gisobanukiwe. Mituweli iravuza nizura. None iyo bagukubise tarasiferi yo kujya yenda tuvuga nimba waruri kuri Centre de Santé bakubita yenda nka nuze ikujyana kwivuriza nka Kabutare, Kabgayi cyangwa hatandukanye ho mu bitaro bikuru, ibo ikintu bagenderaho ni kimwe, bagendera kuri ya tarasiferi yawe wazanye kugira ngo bakuvure. N'amafaranga baguca buriya biba bikubiye muri tarasiferi. Buriya baramutse bagwaye tarasiferi ugiye kwivuza 100%, umenye ko bwishyure amafaranga gahuri kayo. Iyo ufite mituweli uburi bwishyure makeya. Urumva ko rero ibyo bintu bisa nkaho bitandukanye. Abanyarwanda rero mwumve yuko iki kintu kijyanye na mituweli rwose umwaka wa 2025 ubu mwatangira mukishyura mituweli z'umwaka wa 2026, ubu twatangiye kwishyura mituweli zuriya mwaka wundi ugiye kuza. Bivuze yuko abanyarwandakazi iri tangazo ni irya mituweli kandi rirareba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Namwe mvuze ngo reka kano kantu nkabanyurizemo mukumve munakamenye kugira ngo mujye mumenya ibintu mu gihugu cy'u Rwanda, mujye mubimenya neza ku murongo wabyo. Nababwiye yuko icyiciro cya mbere ni icy'abantu batishoboye aribo twita abakene. Umuti ugura ibihumbi 5 bakaba bawubahira ibiceri 200. Mu cyiciro cya kabiri ni icy'abakungu, umuti w'ibihumbi 5 bawubahira ibihumbi 2. Mu cyiciro cya nyuma aricyo cy'anabakire, umuti ugura ibihumbi 20 baba bagomba kuwishyura ibihumbi 18. Mwumva ko nabo baba bakuriweho makeya, sibyo? Ubwo rero ndakeka ko ikintu kijyanye na mituweli bano baturage barekaramaga ngo mituweli nago ijya ivura inguma. Mituweli ivura inguma pe, kubera ko nanjye natanga urugero yuko nigize kuvunikaho uruguma runini njya ku bitaro bya Muhima bankubita tarasiferi, mitanjya ku bitaro bya Nyarugenge nimbaho byakoreragamo hazi neza kurya nyuma hari Nyamirambo. Baramvuye neza kuri mituweli pe 100%. Ahubwo bishatse gusobanura ko aba baturage ahubwo uyu nguyu ntago afite icyiciro, nukuvuga ngo ari mu cyiciro cya 4 kandi icyiciro cya 4 n'ubundi nyine abagomba kwivuza nyine agatanga amafaranga menshi, bakamukubita tarasiferi akajya kugura imiti hanze cyangwa bakamwohereza muri farumasi bakamuhereza imiti. Icyo kintu kirashaka kubabwira nk'abanyarwanda rero mwakoze kuntega amatwi. Nimba ari wo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. None ngiye kubuza mbabwire ibyo RDB yatangaje. RDB muziki maze se RDB muziki ishinzwe RDB rero ni ikigo gishinzwe
ndaza kubibabwira mu kiganiro cya kabiri, ariko mbanje kukubwira ngo uba ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kugira ikintu cyangwa ushaka kutwunganira, watwandikira kuri 0788 ndetse mu minsi iri imbere hari akazi mbararikiye Ubumwe Ground Hotel ndetse na Delta Security ndetse n'utundi tuzi dutandukanye. Mwino minsi ngiye kubahereza abantu mwicaye mu rugo mwarangije amashuri, ubu ngiye kubashyira igorora kugira ngo mujye mubasha kubona akazi mukirirwa mwicaye mu rugo. Murakoze cyane rero, wewe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugize no tubikesha n'ibyo twenda kugeraho no tubikesha, nawe utarayikora yikore kugira ngo tukomeze tujyane mu iterambere, namwe ariko mutera imbere ku makuru mubona.